ndabasuje abakunzi ba Delight TV. Uyu ni Umuhoza Gisele, ndagarutse mbaze n'inkuru nziza mu kiganiro twabazaniye cyo kubatembereza muri Poland. Ukunda kujyayo, ufite inzozi zo kuzajyayo, wabigenza ute? Kurikira iki kiganiro naho mu kanya. Uyu munsi dufite umutumirwa mwiza muraza kuryoherwa n'ikiganiro. Turakwakira umutumirwa wacu. Bishimiye kuba mpari kuri uyu munsi kubera ubutumwa bwawe. Watangiye wibwira abakurikiye Delight TV n'aho uherereye mbese byose. Nitwa Merci Aba, twagize ihirwe nkaba mbarizwa aka kanya tuvugana muri Poland, nkaba mpamaze imyaka 3. Imyaka 3 yose. Ese wagiye gukora iki muri Poland? Imyaka 3 ni myinshi. Nagiye nje kwiga, ubu ngubu nkaharangirije lisansiye, so nuko nguko biri. Yego, twishimiye kubana nawe. Nanjye ndishimye. Uyu munsi turifuza utuganirize kuri Poland. Ese Poland ubundi, Poland ni igihugu kimeze gute? Ni igihugu giherereye hehe? Abatazi Poland wababwira iki? Wababwiraho iki kuri Poland? Poland rero ni igihugu cyegereye mbere na mbere kibarizwa ku mugabane w'Uburayi, kikaba cyegereye Ubudage, by'umwihariko ni igihugu gifatanye neza. Noneho munsi yayo tukaba dufite icyitwa Austria, ukeka ibindi ntibuka neza, ariko naho ngaho cyegereye ubwo muzi Ubudage, Poland biregeranye. Yego. Biri kumwe. Watubwiye ko wagiye kwiga, amasomo aragenda. Ese watubwiye ko warangije ushaka gukomeza, ahubwo watubwira wigaga iki muri iyo myaka 3? Nigagayo business administration, nkaba marangije nyine imyaka 3 porogaramu itwara gusa, so ubu nyine nabaye nsoje. Yego. Urateganya kugaruka ryari iwanyu? Kugaruka ko barashaka gutaha. Oya, kugaruka turagaruka Kamembe, turagaruka. Ahubwo nuko ubu ngubu byabaye ngombwa ko nkomeza masters, nkaba ngiye kuzakomeza muri uku kwa 10 kugiye kuza, ariko ntabwo bizakuraho gutaha. Yego. Nzajya ntaha. Yego. Uyu munsi turagana ku bintu bitandukanye, ariko turifuza kumenya amahirwe aboneka muri Poland, cyane cyane ku muntu w'umunyafurika cyangwa ku munyarwanda. Amahirwe aboneka, ese ayo mahirwe aboneka muri Poland, umuntu tuvuge yagezeyo na mbere yewe yuko agerayo, ayo mahirwe ayabona ate mbere yuko agerayo? Ese mu kugerayo kwe noneho hariyo amahirwe, hariyo imibereho, hariyo uburyo? Tubizi ko benshi basohoka mu gihugu bavuga bagiye gushaka uburyo. Tubwire, duhe icyo kiganiro muri make, mu ncamake. Njyewe ukuntu mbibona, hari amahirwe yo kuza mu buryo bubiri, nubwo agaragara ko ahari cyane ubundi ni ukuza uje kwiga. Rero abantu ubundi akenshi hano iyo baje bakunda kuza mu buryo bubiri, ashaka kuza aje kwiga cyangwa se akaza aje gukora akazi, yaba uje kuri lowest position cyangwa se uje kuri position yo hejuru. Abantu akenshi bafite ayo mahirwe yo kuza. Ariko mu buryo bw'amahirwe yo kwiga byo usanga akenshi bisaba kwirihira. Iyo tuvuze mu kwiga, ntabwo akenshi bo bagira ama scholarships. Nigeze kuganira n'umuntu umaze igihe kinini ahangaha, aza kuma amakuru yuko mbere bari nko muri 2010 bigeze kuzana ibintu bya Poland ko bafite ama scholarships, abantu bo mu Rwanda ntibafitaho. Noneho baza kubihagarika, ariko abantu bake nyine nibo babashije kuza, kuko hari abantu bahamaze iki, ariko bisa n'ibicecetse, abantu nyine basa naho batabyitayeho. Ubwo rero baza kudukura muri porogaramu y'abantu babona ku ma scholarships. So ubu ngubu porogaramu ihari
umuntu ushobora kuza gusa kenshi ni ukuza wirihira cyangwa se ukaza ku mpamvu z'akazi. Hano dufite amakampanizi y'abanyarwanda bamaze gukora uburyo ushobora gusanga abantu bashobora kubafasha. njya nyabona no mu Rwanda naho ngaho arahari. Ya arahari kuko hari usanga banakorana n'abo mu Rwanda ariko ntiwamenya uti bikora bite kuko nibyo uri budusobanurire niba ufite amakuru. ubwo rero ugasanga abantu baraje bagakora, wenda bashaka kuza bagakora nko mu nganda igihe runaka. noneho iyo umuntu amaze gutangira guseturinga abandi ushaka gusubira mu ishuri ntabwo ushobora kubisubiramo, yego, cyangwa se ugakomeza niba wumva nyine bikunyuze. ni ukuvuga ngo uburyo buraboneka rero nyuma yo kwiga. uburyo nyuma yo kwiga uburyo burahari cyane, si na nyuma yo kwiga ni na mbere yaho. ni ukuvuga ngo hano by'umwihariko ku muntu uzi igifaransa ufite opportunities nyinshi usanga abantu igifaransa biratangaje nyine kuko ubundi iki gihugu kivuga igikoloni, ariko still usanga nyine igifaransa ushobora gusanga abantu benshi tubasha kubona akazi muri ubwo buryo, kuko hano haba hari ama international companies menshi. rero ugasanga ufata urugero nk'ayo mu Bufaransa, abantu bo mu Rwanda rero bazi igifaransa cyangwa se ibindi bihugu nyine usanga tubigirwamo amahirwe. noneho bikaba akarusho y'uko ahangaha nta restrictions zihari z'uko umunyeshuri ngo kubera ko ngo yiga amasaha runaka ngo agomba kuba ari gukora amasaha runaka. ni ukuvuga ngo ushobora kwiga full time ugakora full time, nta muntu uri kubaza uti biragenda bite, kuko ugomba kwimenya. niba ari mu kazi, niyo waba uri umunyeshuri ukaba uri mu kazi ukimaze igihe gitoya, still nabwo uba wemerewe, uba ugomba kuba uri umu full time student kugira ngo ukore muri company. ntabwo bazi kuri bugenda ugomba kuhakora niba wabashije kubona niyo opportunity, ariko opportunity ziraboneka. kandi na nyuma yaho niyo waba urangije amasomo udafite akazi, bagira ibintu byo gutanga umwaka umwe wo gushaka akazi. so umuntu ushaka akazi wo muri Poland ashobora kubona muri uwo mwaka ubundi agakomeza ubuzima. tuvuye aho ngaho gatoya, tubwire ukuntu byakugendekeye ukigera Poland, nyine biteye amatsiko ubwo bwa usohotse igihugu. bwari ubwa mbere mu by'ukuri, navuga ko ndubona wakunze kwibera mu rugo cyane. ahantu hambere ubwo nagiye nabashije kujya ari Tanzania. urahera aho ngaho noneho tubwire ukuntu byagenze. ukuntu byagenze, ubundi nabanje kujya Tanzania, ariko njya Tanzania by'umwihariko nari ndi kumwe n'umubyeyi, so nari ndi guided ku buryo ntabwo navuga ngo ibintu byinshi nyine byari biri mu ntonde. n'ubwoba bwinshi nyine, umunsi uragera ubwo nzo gufata indege uraje, ubundi ngeze Poland. noneho igitangaje umujyi nari ngiyemo hano, ubundi ukuntu biba byanditswe wenda handitswe Wrocław, ariko ugasanga umujyi witwa Wrocław, ku buryo nageze wenda nko muri aeroport kubera ubwoba bwinshi nyine nkagenda mbaza kugira ngo ntaza kuyoba, nkabaza abantu se ngiye muri uyu mujyi waba uhagiye, noneho akambwira ati ujye ntabwo waba kubera kuvuga izina nabi nyine. ugasanga ahangaha bitewe n'uko amagambo yabo avugize mu buryo butandukanye, ku buryo ushobora kuvuga navugaga izina abantu nyine bakayoberwa ahantu ngiye bitewe n'uko ntabwo bumva bahazi, ariko byari ukubera ururimi nyine umuntu ataramenya uko bigenda. ariko mpageze ngirirwa umugisha wo guhura n'abantu beza. nahise njya muri apartments z'ikigo ako kanya, nkakubitanira n'inshuti zitari abanyarwanda. nahuye n'abanyarwanda hashize nk'amezi abiri nibwo nahuye n'umunyarwanda wa mbere, nkahurira n'abahinde. umuhinde niwe twabanaga by'umwihariko, na n'ubu nawe tukibana, n'abandi bantu bagiye batandukanye, kubera ko umuntu twabanaga we asa naho yabanje kuba mu mahanga. nyine nakundaga gusa naho mukurikiye, ariko nyuma nyine nza kuza kumenya ngubu nyine mbasha kwiyadaputa. yego. hanyuma abanyagihugu babita gute? abanyagihugu ni abakoloni.
ya ubona bakira Polish. ubona bakwakiriye gute cyangwa se muri rusange bakira gute umwirabura cyangwa se umwirabura kimwe nk'umunyarwanda ubona babakira gute? abantu burya babona mu buryo butandukanye bitewe na experiences kuko twese tuza burya mu buryo butandukanye. Ubu ni nkubwira jani yanjye ufiteye uzasanga itandukanye cyane n'abandi bantu. Buri wese ushobora gusanga yaguha experience ugasanga biratandukanye kandi twitwarira mu gihugu kimwe, ariko ukuntu biba bimeze njyewe nyine kuri experience yanjye navuga ko abakoloni ari ahantu heza, ariko nyine biterwa na situation. Ni ukuvuga ngo ngenza abantu nababonye baba bari friendly, ni abantu batari baza birabura niba ariko nabivuga, ugasanga barakureba ye ntabwo bakureba nk'abarasiste, bakureba ntabwo bazi ko abirabura babaho. Nibyo So niko akenshi by'umwihariko nka 2018 ntabwo abantu benshi bari bagatangira kuza, niko nabivuga, ugasanga bari kureba nk'aho wagira ntabwo abirabura babazi mu by'ukuri. Ntabwo rero byari bibi, bagiye banamfasha. Akenshi ugasanga tuba urugero natakaye ntazi gukoresha Google Map neza, usanga nk'umuntu afashe inota 30 ari kukohereza ahantu kandi wabonaga ko ari busy, ariko ukamubaza ikintu akabigufashamo. Nyine byaduhaye kabisa, byampaye ishusho nziza mu by'ukuri. Ariko umukolonye nyine yarakaye general muko mbabona, iyo umukolonye akurakariye ntabyo kukugishira, ahita bikwereka kimwe n'uko yakwishimiye arabikwereka. Nyine ntabwo bagira ibintu by'uburyarya, nicyo kintu nababonye ntabwo turi bujye ku kantu tukagumeho cyane. Ndumva nifuza ko dukora ikiganiro gifunguye. Tubwire Pologne cyangwa Poland, umuntu utayizi cyangwa yifuza kuyizamo ariko akaba atayifite amakuru ahagije, tubwire yakwitega ko azahuramo n'iki, ni ibiki bitangaje wahuriwe nabyo utari usanzwe uzi bikagutangaza ko utize imana yanjye, ibi ni ibiki ubwa mbere mbibonye? nyine icya mbere cyo nk'uko mu Rwanda ushobora kujya ahantu henshi udakoresheje internet aha ngaha ni itegeko. Udafite internet nta hantu ushobora kubasha kujya. Ni ukuvuga ngo yaba utuntu twose ukeneye biba bisaba ko ufite internet. Hano niba ari na botike ikwegereye ushobora gusanga ugomba gushyiramo botike inyegereye kuri Google nyine kugira ngo uhabone. Niba ari kwa muganga kwegereye byose ibyo ni ibintu umuntu agomba kumenya. Google Map ni ikintu cy'ingenzi, sino wayo. Ubwo ndi kuvuga ku muntu waje adafite umuntu n'umwe, kuko nanjye naje nta muntu afite pe, nta n'uwo nari mpazi. Ariko hari abantu nyine bagira amahirwe bakaza n'amafamiye, definitely hari ukuntu babasha kubaha amakuru. Gusa ni icyo ngicyo nabashije kubona. Icya kabiri, hano nyine ubundi biba byiza ugomba kugura sim card ukihagera ugomba kugura sim card. Twebwe ukuntu nyine ibyanjye usanga bifite ukuntu bifite amahirwe ku buryo bibasha usanga bikunze kuba bitandukanye n'iby'abandi, ariko bigusaba ko abantu iyo bagize amahirwe ukigera kuri aeroport ushobora kugura sim card. Niyo bihenze kuko ibintu byo kuri aeroport biba bihenze, ariko still ukayigura kugira ngo utaza kuza guhura n'ikibazo mu by'ukuri. Noneho ikindi mu bitangaje ni kwambazije byagutangaje byantangaje. Ibindi bintu byantangaje ni uko ahangaha nyine urimenya. Ni ukuvuga ngo uretse kuba umuntu wenda mwaba muri inshuti, ariko ahangaha utuntu twose bigusaba kwimenya. Ni ukuvuga ngo ushobora kubana n'abantu muri apartment buri wese yiyizi, ese ari nk'umuturanyi utuye ku rundi rugo rufite borotire kandi mubana mu nzira. Icyo ni ikindi kintu cyantangaje. Nta bintu by'ibiganiro byinshi biba bihari keretse nyine umuntu mufitanye gahunda. Ikindi guhura n'umuntu hano ni ugutanga appointment igaragara. Sometimes wenda ku bantu batarabona akazi bashobora guhura anytime ibiki, ariko nk'ikigero wenda ngezemo n'abantu tuba turi inshuti nyine twahahuriye tumaze gukurana, hari igihe ushobora gusanga ugomba gutanga appointment kugira ngo ubashe guhura, kuko amaschedules akenshi usanga nyine atandukanye, n'ama weekends agiye umuntu aba adahari. So usanga nyine ari ibintu nyine bigenze, ntabwo ari nko kwa kundi mu Rwanda wacaga mu rugo ukawasuhuza ati amakuru bimeze bite. Hanyuma
wenda tukiri aho gatoya, hari igihe twumva umuntu yageze mu gihugu runaka yumva ahise ashaka gutaha, ahise abivamo, ararambiwe nyine akagira nk'ikibazo akabura akibwira, bikagenda bikura hano usanga ari umuntu ashaka no kwiyahura. wowe byigeze bikubaho ukumva urashaka gutaha? ahubwo icyo nari nyibagiwe wumva wabivuyemo? icyo nari nyibagiwe nanjye, iyo actually iyo situation najyaga nyigera ugasanga urumva uri wenyine, nyine haba ikintu cyitwa loneliness utagikontroye cyangwa se utagize abantu hafi uvugana nabo, mu by'ukuri ushobora gusanga wahanze. Noneho urabona ko akenshi abantu benshi tubaza nko kwiga cyangwa se kuzana wenda uwinda yenda kugira hano bigakubitaho n'igicu ukakireba ukuntu gisa ukavuga uti noneho byanjye birarangiye. Bisaba rero ko umuntu aba ari mu bantu cyane kugira ngo ibyo bintu nyine abyirinde. Nino haba loneliness, nanjye ntabwo nigeze nyibona, najyaga nibaza ko mfite umutandu uba mu Bubiligi yajyaga akunda kutuvugisha cyane agasenga umuntu n'ibikabyo si gusa, noneho wajya kureba ugasanga birangira mbayeho mu rugo, ugasanga mpamagara buri munsi kandi bahari, ariko ugasanga nyine loneliness irakwica, ugasanga ugomba guhamagara, ushobora kureba na filime zikagushiriraho ukavuga uti ukeneye umuntu wo kuvugana. Nyine haba loneliness iteye ubwoba, bisaba cyane kugira abantu uri kumwe nabo muvugana, mbese kugira ngo utagira, ariko birahari cyane ndetse birahari. Yego, muri rusange se abanyarwanda babanye bate? Muri rusange ubona mwitwara gute? Abanyarwanda mbabona ntacyo tubaye, nyine turacecetse kuva kera. Niko uko mbibona, nabanje kubana n'abantu badatuje, batari abanyarwanda. Mu by'ukuri abanyarwanda navuga ko tunabaye inshuti, kumenyana n'abanyarwanda byabaye nk'amezi abiri, ariko kubana nabo ni nka nyuma y'umwaka n'igice ubwo natangiye kujya mu banyarwanda. Ariko ukuntu nababonye nyine turacecetse, ariko ntacyo tubaye, ni abantu bose bafashanya. Iyo ukeneye ikintu muramenyana, muhanahana amakuru ku buryo muhanahana amakuru. Usanga dufite n'amagurupe kuri WhatsApp, ugasanga bitewe n'umujyi urimo ushobora gusanga uri muri gurupe runaka. Iyo nyine utari umuntu wagiye ngo ajye ahantu kure, iyo ugize amahirwe ukaza guhura n'abanyarwanda, kuko babaye benshi cyane ku buryo usanga dufite na gurupe, wenda tuba tugiye gurupe y'abantu bari muri Poland yaranuzuye already, nta wundi muntu ashobora gushyiramo. Ariko iyo umuntu agize amahirwe agahura n'umunyarwanda, barafashanya uko bashoboye, keretse iyo umuntu adafite ubushobozi, ariko akenshi barafashanya. Yego, ni byiza cyane, mukomereza aho ngaho. Hanyuma watubwira, tugarutse ku kintu cy'amahirwe, kuko nicyo nifuza ko tuvugaho cyane, abana b'abanyarwanda bamenye, ndetse n'abakuze, watubwira amahirwe, ese amahirwe yo kubona uburyo bwo kugera muri Poland kugira ngo umuntu yabyaze umusaruro, ayo mahirwe wayabonye nk'umwana w'umunyarwanda kuyabyaza umusaruro, ni gute wayabyaza umusaruro kugira ngo ibyo bintu bizagire akamaro n'igihugu cyawe? Ubundi cya mbere ni uko ikintu nabonye gifasha umuntu ni ukwirinda kugendera mu bigare, kuko uko byagenda kose ikigare ni kibi cyane iyo uhuye n'ikigare kibi nyine, kuko aha turahura, ariko usanga dufite imico itandukanye. Nubwo twese turi abanyarwanda, hari abantu baturuka muri famiye zisenga se, hari abantu baturuka muri famiye zibyoroshya, hari baturuka muri famiye zigiye zitandukanye. Ugasanga iyo ugize amahirwe urimenya ukavuga uti icyo nshaka. Yego, noneho ukareka kugendera mu kigare cy'uko dufata urugero buri munsi twasohotse, uyu munsi byagenze gutya, nyine kabaye byacitse. Iyo uri umuntu udakunda kugendera muri ibyo bintu, ushobora kugufasha, kuko amahirwe byonyine kuba wamaze kubona amahirwe yo kuba uri aha, ni amahirwe nyine, ayo niyo mahirwe je kumenya kuyakoresha. ni ukuvuga ngo deja kuba wagezeyo ni amahirwe. Ni amahirwe, tubibatangarize ko ari amahirwe kugera muri icyo gihugu. ni amahirwe, ntabwo nabitindaho, ntabwo nabura kubivuga, ni amahirwe. Yego, ariko
kumenya kuyakoresha nabyo ni ibindi bintu. So iyo umuntu agize ayo mahirwe, icya mbere cyo ufite wenda ahantu amasite atandukanye bashobora gushakira akazi. Nk'ubu uri umuntu uvuga uti abantu bazanshakira akazi, hari ukuntu nyine usanga abantu birara akavuga ati mfite umuntu runaka wenda cyangwa se n'abantu runaka bazanshakira akazi. Aha ngaha niyo twaba tuziranye bingana iki, wenda dufata urugero kampani ikoramo idafite akazi, ugomba nyine kubura aho ngaho utuzi uruhuko bikaba byiza, ukamenyana amakuru, ugashaka amakuru, ukareka nyine kwicara hamwe, ukabwira abantu uti se namwe mufite opportunities mushobora kumbwira cyangwa se mukambwira amasayisi wenda bashakiraho akazi. Ibindi nari nakubwiye kare nyine ni ibyo byo kwirinda ibigare, ukamenya uti finances zanjye zimeze gutya, kuko kugera aha nk'urugero ushobora kuza uzi ko muri Minerval ibintu byose wabyishyura, ariko aha urahagera ugasanga apartment uzishyura n'ibiryo ni ibintu biri different. Ntabwo ushinzwe bikora akenshi niko bimeze. So ugasanga umuntu niba azi ati iwabo finances zabo zimeze gutya, biba byiza ukabimenya, ubundi ukajya umenya uti budget yanjye igomba guhora imeze uku, kuko ahangaha waba amafaranga ashoboka ku mubyeyi waguhaye no guhera ku 200 ushobora kubibaho ku kwezi wishyuye apartment, wanishyuye ntuza wanabashije kubona inda n'ibyo kurya. Ariko nawe nyine bigaterwa na lifestyle ufata, kuko hari n'abantu bashobora kuza ugasanga ahise afata apartment ihenze. Dufata urugero abantu usanga bamaze kuba bafite akazi, agatangira agahita afata apartment nyine irenze byaratari, noneho ugasanga wowe mufite akazi barashaka kujyanamo nabo. Kandi dufata urugero ushobora no gusanga na apartment ari 300 ubwayo yonyine, ugasanga wowe ntago budget muri make wikoze. Icyo gihe ntabwo uri kubyaza amahirwe yawe umusaruro at some point. So ugomba nyine kwimenya, ukamenya sure ko ibyo bintu bireba. Ikindi spirituelle, iyo ushoboje urasenga mu by'ukuri, ukayiragiza Imana, kubona akazi n'iki nabyo ni umugisha, ntabwo kuvuga ngo biboneka automatically. Iyo ugize amahirwe urabisengera, kuko niyo ugeze muri workplace cyangwa ukagera environment mbi, abantu benshi hari usanga nyine akazi bakavuyemo kandi babonye akazi keza cyangwa se babonye akazi kabahemba neza. So icyo ngicyo nacyo nyine iwe babigize babyibuka. Utumye nibaza se ubuzima bw'umunyeshuri hamwe no gusevinga ayo mafaranga, tuvuge afite akazi, ibyo biba bimeze bite? Birakunda cyangwa amafaranga ashirira ku ishuri n'ibiki? Ese ushobora gusevinga bigakunda uburyo ayo mafaranga yakugira akamaro? Wabasha gusevinga, ariko definitely nawe biterwa n'akazi ufite. Nubwo hano ushobora kubona akazi kari part time, ushobora kubona akazi kari full time, ariko utuzi twa part time akenshi ntabwo tugiye kubikora. Ako kubona ufite nka part time jobs akenshi uko benda kose wasevinga pe, ntabwo wasevinga menshi ko wagerageza gusevinga. Ngakona no ku muntu ufite nk'akazi kari full time, n'abantu Minerval barazishyura mu by'ukuri. Iyo ufite akazi kari full time na Minerval wayishyura, kuko part time already niyo waba ukora ahantu. Nk'urugero njye nakoze muri McDonald's, sinatinya kubivuga, like only for iminsi 3 ukora amasaha atagera no 8, wabashaga kubona amafaranga kwishyura rent, akanakwishyurira ibyo kurya, kandi ari iminsi 3 gusa mu cyumweru ukora. So ubwibaze rero umuntu ubasha gukora iminsi 5 kandi agakora n'amasaha menshi, icyo gihe n'abantu umuntu icyo ashaka rwose. Abenshi hano bishyura nyuma y'umwaka umwana yamaze gutangira kumenya icyo ashaka, na Minerval arayishyura, warabonye akazi. Bivuga ngo bisaba kubuza icyo ushaka. Bisaba kubuza icyo ushaka. Yego, niko mu buzima byose bigenda. Hanyuma ntabwo wagiye mu buryo wenda bwa visa yo kubayo cyangwa iki, wabwo watubwiye ko wagiye kuri visa yo kwiga. Yego. Ese visa zindi zitari izo kwiga ziraboneka? Hari icyo waba warazumviseho wenda ngo dusangize ayo makuru? Okay. Narabyumvishije, hari abantu nigeze kugerageza kuganira nabo
hari nk'urugero kampani yitwa Everest Poland muri make nayo ifasha abantu uraza kuduha iyo linki uraza kudufasha uduhe tuyiha abanyarwanda ntabwo kuyitanga ntacyo bitwaye cyangwa se nkanabahereza namba sinzi niba bakiri kwikoresha ko nababaza nabo byose babiduha nta kintu abo bantu mu by'ukuri birakunda kuvuga ngo babasha kugufasha gushaka akazi bashaka gufasha umuntu gushaka akazi karenze nyine ku muntu ufite experience irenze kimwe n'uko bashaka kugufasha gushaka akazi ariko ku muntu noneho nyine ugomba gutangira mbese udagomba gukoresha ubwenge bwo mu ushobora gukora mu nganda zigiye zitandukanye ntabwo mbizi neza nyine ntabwo ndajya kuko ntabwo nigeze nkorana nabo ariko narabumvishije ariko n'undi muntu uzi w'inshuti yanjye uba muri ahitwa muri Gdańsk niwe wigeze kumpa amakuru waje aje gukora muri McDonald's directly aturutse mu Rwanda nibyo byarantunguye ntabwo ubundi mperuka nzi ko McDonald's ushobora kubikoramo gusa uri umunyeshuri ugifite student status rero wagize mu gihugu ariko byarantunguye ubwo rero uwo muntu yarambwiye uti hari ukuntu bijya bikunda nawe mumaze iminsi ntabwo duherutse kuvugana ariko nawe afite uburyo ku kazi kabo bajya bafasha abantu bakaba baza directly baje gukora wenda nko muri baguha igihe runaka uzamara tuvuge wenda nk'imyaka 2 nyuma y'imyaka 2 uzaba utashye uri kuvuga njyewe uwo ngo bahamagaye mu kazi nyine urumva kenshi n'umuntu uje mu kazi akenshi buriya baje gushaka ubuzima obviously ntabwo ushobora kuvuga ngo uje gutaha nyine ushobora gutaha kubera ko ufite gahunda zawe ariko niba ari impamvu y'uko uzi icyo ushaka cyangwa se wenda urugero ntabwo nemeza ko ako kanya ukihagera wahita uvuga ngo ugiye gufata gahunda yo gutaha ariko mu gihe cy'imyaka 2 cyane rwose birakunda ariko nk'umwaka wa mbere kugira ngo ugaragaze wereke n'abantu kuri serious waje gushaka akazi nyine ugashaka umwaka wa mbere biza ko usanga abantu benshi batuje bari mu kazi gusa none wenda mu mwaka wa 2 cyangwa se umwaka wenda no kurangira ushobora gusaba ugataha yego turi kugana ku musozo rero ntabwo twavuga ngo tubirangize ariko turajya ngo ugire icyo ubwira umunyarwanda wifuza cyangwa ufite inzozi zo kuza muri Poland ugira icyo umubwira cyangwa mu mahanga muri rusange umunyarwanda wese ukeneye kuza muri Poland ni igihugu cyiza ntabwo natinda kubivuga nabonye icyo yankoreye kuri njyewe ni igihugu cyiza ariko kikakubera cyiza bitewe n'uko ucyitwayemo n'uburyo ubanye n'abantu n'uburyo nyine witwara kuko iyo uri umuntu udashaka amakuru byagenda kose ntabwo igihugu cyakuryohera nta nubwo ushaka kukirambamo nabyo ntabwo twakunda kwiga so ubwo rero umunyarwanda ntube overrated yuko i Burayi ko habona muri filime ubwo nyine uje muri filime ntabwo ari filime ni ubuzima nyine ni heza pe ni heza ariko bafite n'ahandi hantu hatari heza like physically ushobora kugera nawe ugafite ahandi ni i Burayi nyine bikagucanga haba hahari ariko ntabwo i Burayi nyine hari overrated kuvuga ngo ntabwo ari ukuvuga umuntu aje muri filime aje mu buzima bunakomeye abenshi bumva ari paradizo bajemo reka ntabwo ari ukuri ni ugukora umuzungu ashaka kugukoresha wakomeza utubwira ikintu wabwira umuntu wifuza kuza muri Poland icyo navuze ni uko mbere na mbere umuntu agomba kuba azi papasi y'ikimuzanye yego amahirwe arahari welcome buri munyarwanda wese ukeneye kuza ariko amenye ko aje mu yindi si ni isi itandukanye ariko y'isi itari mu ijuru agomba gukora rero kugira ngo abashe kugira icyo ageraho uko byagenda kose ushobora kugorana ushobora kuzabona n'akazi rwose kadasaba ibintu byinshi ariko uko byagenda kose ikintu cyose nta kintu umuntu agera atavunitse bizakunda ariko birashoboka binagoye ariko bigashoboka ariko ibintu byose byiza birashoboka kandi biba binagoye hanyuma ni iki wabwira urubyiruko muri rusange
Okay, urubyiruko icyo nakomeza kurubwira, nakomeza kurushishikariza kwitwara neza nyine mu busore bwabo, bagakomeza gukora ikintu nyine gishobora kubafasha, kuko ikintu nabashije kubona hano iyo ndebye ukuntu abasaza hano pansiyo, sinzi niba pansiyo zidahaba, sometimes nibaza niba wagira ntazihaba, ariko nk'ukuntu umuntu kera ugikora muri McDonald's ugasanga umuntu w'imyaka 70, almost 70 aracyari gukora, ukavuga se nk'uyari mu biki koko aracyashakira ndi umugati cyangwa se kuki aticaye hamwe. Icyo kintu kirongera kikagaruka kikongera kikanyereka ko urubyiruko dukwiye gukora hakiri kare, kuko ntabwo umuntu yakora yashaka. Umuntu wese wumva afite purpose agerageze ayikoreho ubu ngubu akiri mutoya, kugira ngo azarye ubuzima yarashaje nyine, mbese azaba umusaza amerewe neza. urakoze merci. Hanyuma uraza kudufasha uduhe link ugeze kutubwira, kuko abantu benshi ndabizi bari bayikeneye. Byose ni ukugerageza, umuntu wese akagerageza amahirwe. Hanyuma niba hari n'ibigo ufite amakuru ko bikenera abanyeshuri bishobora gutanga ayo mahirwe yo kuza kuri ibyo bigo, nabyo uraza kubidufashamo, uduhe link nk'ebyiri abantu bagerageza ayo mahirwe. Tuzagenda tubona. Okay, tutarasoza nakakongeraho ubundi gukoresha aba agent ni byiza mu gihe nta mwanya ufite, ariko ku muntu w'umunyeshuri ushaka kuza, njye namugira inama yo ko yigira ku ma website. Njye nigiriye ku ma website nshaka ibigo, kandi pe ntabwo biba bigoye. Ni ukuvuga ngo uko umu agent azajya akubwira ati genda uzane dokima runaka, ni nk'uko wagombye n'ubundi kubikora ukaba wabifata ukabya-uploadinga kuri website cyangwa se kuri application form ikigo cyaguhaye. So at some point ni byiza gukoresha aba agent mu gihe koko wumva nta mwanya ufite, kuko hari abantu baba bafite ibindi bintu byinshi bahugiyemo muri uwo mwanya. Ariko ku munyeshuri biba byiza wigiriye ku ma websites. Hari ibigo binafite ama WhatsApp, bifite ama WhatsApp groups ushobora kugenda ukabaza amakuru, ukavuga uti nkeneye gushaka kuza muri iri somo runaka, nyine ugomba kwareba isomo ushaka, ubundi ugatangira ugahanahana nabo amakuru. Ibyo gihe biranagufasha ugasanga wasevinze, kuko nasanze abantu hari ukuntu sometimes aba agent bashaka gusanga bagucharginga almost amafaranga ushaka gusanga wakabaye warishyuje like never igende cyambere cyangwa se y'umwaka hafi ya wose. So bagerageze babanze bashyiremo amahirwe yo kubanza kubyikorera, nibabona bibacanze ntacyo bitwaye bashaka kujya kuba agent. Kimwe nuko nanjye mpari, nta kintu bindwaye ko umuntu namufasha. Murakoze cyane. Hanyuma tubwire, uyu munsi twaganira nawe nk'umukobwa, tubwira ikintu wabwira umwana w'umukobwa se wagize uburyo bwo kugera mu mahanga, aba akwiye kwitwara gute kugira ngo ayo mahirwe yabonye amugirire akamaro, amugirire akamaro we n'umuryango we, cyane ko ndabizi ko ababyeyi baba borohereje abana kwiga kugira ngo bazabakureho umusaruro mwiza. Umwana w'umukobwa amubwira iki muri iki gihe cya social media gikomeye cyane? Umuntu agiriye amahirwe yabyaza umusaruro social media ari gukoresha. Ni ukuvuga ngo ni uburyo bugiye butandukanye. Ushobora gusanga niba uri gupostinga just for the likes, turabigira twese, natwe tujya tubigira tugashyiraho ikintu cy'unyine gutyo gusa, ni byiza, ariko tuba turugero niba ubivuze wenda nka social media bibaye byiza shyiramo imbaraga. Niba tuba turugero niyaba ari TikTok, nigiyeho uvuga uti wenda nshaka kuyibyaza umusaruro. Niba ari Instagram, hari abantu baba bazi gusuka, nk'urugero ushobora gusanga umuntu ari uploadinga akazi gusuka, kandi ugasanga nyine Instagram ikugiriye akamaro kuko ufite ikintu uzi kandi kigufasha. Ikindi ni ukuvuga ngo kujya kuri social media nanone nko mu mwanya munini cyane, kuko at the end of the day social media, to be honest, mu buryo butagaragara nayo irangiza. Ntabwo uyu mwanya munini cyane nabyo ari ibintu birenze. Ugiye kuri social media cyangwa ugiye gushaka ikintu nyine ugiye gukora, ushaka kikubikora. Naho mu buzima busanzwe ku mukobwa nyine ni ukumenya uko witwara, ukamenya icyo ushaka.
turi kugana ku musozo, hanyuma turagira ngo muri rusange tugushimire. Ikiganiro ntabwo cyari gifokasinze kuri topic runaka, twari twakoze ikiganiro gifunguye, niyo mpamvu twageze mu nguni zose, imibereho, abanyeshuri, uburyo buboneka bwo kujya muri icyo gihugu, kandi wabitubwiyeho. Uraza kwibuka uduhe ya link twagusabye, hanyuma tuyisangize abanyarwanda. Niba utaha tuzongera tugutumire, twizere ko tuzakubona, kandi katubwire n'abanyarwanda ko tuzabwira nabo ba agent bakatubwira ayo makuru, tukaganira nabo, abantu bakamenya amakuru. Icya mbere ni amakuru, niko bajya bakora. Abantu ntabwo baba bafite amakuru ahagije, ariko niyo gahunda twihaye ubu ngubu. Dufite gahunda yo gutanga amakuru ku banyarwanda kugira ngo bamenye inzira bakwiye gucamo, uburyo bukwiye kuboneka, bakabona uko bajya ahantu bita ko ari inzozi zabo. Ndumva ariko bimeze. nuko nguko. Reka tugushimire cyane, ushishikarize n'abantu gukora subscribe. Gira icyo babwira. Yego pe abantu nyine basubscribinge, basharinge link, mbese tubafitiye byinshi muri make. Yego, twagura umuryango. Yego, tuvuga ibyubaka abanyarwanda, abana b'abanyarwanda, n'ibyubaka igihugu muri rusange. Yego, Urakoze cyane. namwe Murakoze cyane rero abari bakurikiye The Light TV. Imana ibahe umugisha, nakagaruka. Abatarakora subscribe mubyibuke mukore subscribe aho hasi, hanyuma ubutaha tuzabazanira n'abandi batumirwa batandukanye beza baduha amakuru tudafite, kugira ngo turusheho kwagura ubwenge, kwagura igihugu, kwagura n'iterambere. Murakoze.